mwabibonye ko twagiye tubereka amaji atandukanye, uburyo amaji ategurwa. Igihe gishize twasobanuriyeho igice cya mbere twavuze ku kamaro k'inanasi. Ahangaha rero twaberekaga umushonge uko bategura inanasi, twagiye tubereka amaji aje neza, uburyo amaji ategurwa. Igihe gishize twasobanuriye mwagiye mu igice cya mbere twavuze akamaro k'inanasi, turakata. Ahangaha rero twaberekaga iyi ni ji y'inanasi, ukaba wabona nk'uko mwagiye mubona uko twatangiye neza muri videwo. Ni ji y'inanasi, ji ikinyomoro. Akamaro k'inanasi rero igice cyawe twabanje kwabivuze, turakata, turaburendinga, byose twagiye tubisobanura. Iyi ni ji y'inanasi. Ahangaha rero mwagiye mubona ko twatangiye tubereka imitegurire y'inanasi. Ashobora kwitegurira inanasi. Akamaro k'inanasi rero cyangwa se igice cyayo twabivuzeho, kuyirya, byose twagiye tubisobanura uburyo bwose wayiteguramo k'inanasi. Byose ahangaha rero mu buryo burambuye, waba wayiriye cyangwa wayiriye inanasi, hari umuntu wayishobora kwitegurira inanasi, byose birafasha. Ukayiburendinga cyangwa se ukayikomeza ifite wa mwimerere ari inanasi. Hari ukuyirya, hari ukuyinywamo, nutarya uburyo bwose wayiteguramo uzasanga byose byakundumva nta kibazo. Waba wayiriye cyangwa wayinyweye, mu biganiro byose bijyanye n'imitegurire byose birafasha. Ibingibi bikomeza ifite wa mwimerere ari nutarya ibyo kurya byawe nk'imiti, uzasanga nutarya ibyo kurya nk'imiti ko tutazasanga imiti yakuntu twaba ibiryo tubagejejeho. Ibingibi mu biganiro byose bijyanye n'imitegurire y'ibiryo n'akamaro k'ibiryo, hari umushakashatsi ugenda tubisoma ko nutarya imiti yabuze imiti, abantu babereye imiti yabugikiye ibiryo, abantu babereye bivuze n'uburyo, ariko ngewe baba tubagejejeho. Ntabwo abantu babereye kuvuga n'uburyo we yarabihamije, aravuga ati hari abantu babereye. Hari umushakashatsi umwe wanditse igitabo witwa Socrate, yavuze ko hari abantu babereye barya kurya babeho, abantu babereye mu byiciro bitandukanye, ariko ngewe we uko yabivuze ntabwo abantu babereye kurya. Rero we yarabihananije, aravuga ati hari abantu babereye kurya bituma umusatsi ufata, ariko ngewe njya twabivuzeho inanasi. Ubwo rero urumva ko hari ababereye kumagara bituma udasaduka iminwa ngo umagare, bitandukanye urahiherereye, ukaba ukagira uruhu rwiza. Nanone rero hariho abakaraba mu mutwe inanasi ituma umusatsi udafuka, twabivuzeho. Inanasi ituma kwa kundi wumagara udasaduka iminwa ngo wumagare, iminwa ikurahera, ufite ukaba ukagira uruhu rwiza. Nanone hariho abakaraba mu mutwe w'inanasi kugira ngo umusatsi. Inanasi ifite akamaro kenshi gatandukanye, umusatsi ugakomera. Ituma rero hari uko umuntu bitwabuza urubyaro, ugateza ubyara, usanga bakubwira bati uzajye mu mbuto urya, uzajye inkorora urya, ntuzajye uburamo inanasi. Inanasi ifite akamaro kenshi gatandukanye y'umubiri, ituma rero ifitemo uruhare. Hari uko umuntu bakubuza urubyaro ryo byawe kubyara, usanga bakubwira bati uzajye mu mbuto urya, uzajye babyise ntuzajye uburamo static eating. Inanasi rero ifite ku myubakire y'umubiri, inanasi nayo ibifitemo uruhare. Ubwo rero urumva ko ntabwo wamugane ntabwo nabereye ibiryo byawe ibyo wimubeho. Niyo mpamvu abahanga babyise ngo ni homeostatic eating. Abahanga babyise homeostatic eating. Ntabwo tubera mu kurya tuba ngo tubeho.
ubwo rero urumva ko hari intungamubiri rero dusanga biri mu nanasi kugira ngo twajye tubivuga. Niyo mpamvu abahanga babyise nanasi, twagiye tuvuga ibintu bitandukanye, ariko nanone hari indi ntungamubiri bita promiyine. Promiyine ni intungamubiri dusanga hari mu kiribwa, hari intungamubiri rero dusanga iyo promiyine, kugira ngo twajye tubivuga, ni ukuvuga ko nanasi ifite ubushobozi butandukanye, ariko nanone bijyanye hari indi ntungamubiri byitwa cyangwa hari imiti rero intungamubiri usanga mu kiribwa kinyabutabire cy'inanasi. Iyo promiyine hari imiti usanga ikora ivuga ko abarwayi ba rubagimpande, abarwayi rubagimpande bijyanye n'ibinini bita tabyimbirwa cyangwa taribwa. Hari imiti rero dikorofenike usanga babiguha iyo ufite ahabire cy'inanasi, mbese igabanya ububabare. Hari imiti urwaye rubagimpande cyangwa ya miti usanga ku barwayi ba rubagimpande, arofenike, hanyuma ibinini bita usanga ya promiyine ya dikorofenike dusanga babiguha iyo ufite ahantu hari ibinini mbese igabanya ububabare bw'abarwayi rubagimpande cyangwa ahantu hakonegisiyo n'ibyo dusanga feneke. Hanyuma tukavuga ko iyi nanasi usanga ya promiyine ibyo ihuriyeho n'abakoresha mu feneke. Hari igihe rero iyo ufite ahantu rero hari ibinini birinda, iyo utabonye iyi miti usanga zigira agasate konegisiyo n'ibyo dusanga ahantu n'ibyo byose biranasi. Urumva ko iyi nanasi ifite ibyo bitakurirwa, ibyo wabonye bihuriyeho n'imiti yose iresha mu kugabanyiriza. Hari igihe rero iyo ufite ahantu bya binini baguhereza, iyo utabonye ifitemo birira inanasi, bikora nk'iyi nanasi, cyangwa se harimo ikintu ahantu ikintu kigufasha gutuma utaribwa wabonye inanasi rwose. Ubwo rero urumva ko kubona ubundi bya binini baguhereza tugomba kurya kugira ngo tubeho, bikora nk'ibyo tukarya. Harimo ibiryo byacu tukabirya bigufasha gutuma utaribwa, ko ari nabyo biza bikatugirira akamaro. Ubwo rero urumva hari ibyo bidufashamo.